kugendera mu byo mushaka ingota y'Uwiteka izabarya. Haleluya. Nivusa yemwe abishushanya ku murimo reka mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwezwa. Haleluya. Ingoni y'Imana ibangukiye banze kumva. Yesu akugirire neza cyane ndetse Yesu akwambitse imbaraga. Tope Estance yewe wa mufarisayo we, Imana yarakwitegereje isanga uri umufarisayo. Abapasiteri benshi n'abarimu barongeye barirukanwa. Zope Estaya bonne sens Gustine Vostance de Veriasiri. Kubera iki mwabaye abafarisayo ntimwakora ibyo Imana ishaka? Benshi binjira mu murimo batanze amafaranga. Benshi binjira mu murimo kubera ko hari ibyo bari byo baziranye n'ababayobora. Ariko Yesu waje gukoresha itegeko. Yesu agufashe cyane wowe unyumvishe. Tope Estaya bonne sire mupfukame musenge. Iyi ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwiyeza, ni igihe cyo kwitunganya. Reka mbabwire nk'imvu zirabonetse ari nyinshi cyane. Yesu abagirire neza. Mbese nubona ari wowe utunguwe, benshi bagiye gutungurwa, benshi bagiye gutungurwa n'impanuka, benshi bagiye guhura n'uburwayi butandukanye. Yesu abagirire neza cyane. Reka mbabwire ngo mbese muri ibyo byose ari wowe bigezeho. Uramutse uvuye mu mubiri ahari wagira iherezo ryiza. Yesu akugirire neza cyane. Abantu benshi Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo bicaye ku ntebe z'Imana. Igicaniro cy'Uwiteka mwamaze kucimura. Mwamaze kucimura. Bapasiteri muramara kuyobora abo muyobora. Mwarangiza mugafata abo muyobora, mwarangiza mukabwira ati duhurire ahantu runaka, mukajya kubasambanya. Ariko benshi byabo bizagaragara, muzajya ku karubanda. Yesu abagirire neza. Ngo ubushize mwarirukanwe, reka mbabwire ngo noneho igihe kirageze mwisubiramo byo kongera kwirukana abandi. Imana ibagirire neza. Tope Estaya bonne sire Gustine Vostance de Veriasire mando yasika. Kubaranwa namwe yemwe mw'abafarisayo mwe, Imana iri kubitegereje isanga mwarabaye abapfapfa, isanga mwaragendeye mu nyungu zanyu, isanga mwaragendeye mu byo mushaka. Ariko Yesu aje kubaranwa namwe. Tope Estaya bonne sire Gustine Vostance de Veriasire. Yesu akugirire neza cyane ndetse Yesu akwambitse imbaraga. Uhagaze mu buhe mwanya Yesu yagushakiramo akakubona. Imana ikugirire neza. Abantu benshi bahize imihigo ariko kuyihigura birabananira ndetse bari kuyifata bakayigerekeranya. Yesu wa mupasiteri we ndetse wa muririmbyi we nawe wa mudiyakoni we, Imana yarakwitegereje usanga warabaye umufarisayo bitewe n'inzira uri kugenderamo muri iyi minsi. Estaya winevo Sanse de Veriasire mando yasika. Yesu akugirire neza. Ari kukubwira ngo Estaya winevo Sanse de Veriasire, wowe umenya koza igikombe inyuma ariko mo imbere ntucoze. Bakireba inyuma bagasanga gisa neza ariko mo imbere ari umunuko. Wowe ufite ikibazo, Imana ikugirire neza. Iki ni igihe cyo kwihana. Bantu benshi Imana ije kuzibakuraho. Mwongera muje guhinga, mwongera muje gushaka amafaranga. Ikibabaje nuko mugiye kongera kumena, mukajya mumena abantu ngo Imana irabatumye. Ngo oya, Imana ije kubakura kuri izo ntebe mwicayeho kubera ko mwayigomeye, kubera ko mwakunze ibyubahiro. Ibyo byubahiro mwakunze Imana ije kubibambura. No kuramukirizwa mu maguriro. Muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro. Birababaje cyane ngo muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro. Imana y'amahoro ibane namwe mwese abadukurikira ku Muremyi TV. Turabashuje mwebwe mwese abadukurikira mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba,
abo mu mujyi wa Kigali turabashuje kandi turabishimira. Imana ibarinde, namwe abatuye muri diaspora Imana ibarinde, turizera ko Imana ibarinze, turizera ko Imana ibanye namwe. Ngaho mudukurikire ku Muremyi TV mu biganiro byacu dukora, niba ubyishimira kandi subscribe, like, comment, tujye tubana mu biganiro byacu dukora igihe cyose ku manywa na nijoro. Turabashimira rero mwebwe mwese mudukurikira, n'abatari bakanda subscribe ni muyikande, kandi ndatekereza ko muramuduteye inkunga. Iyo ni inkunga ikomeye cyane yo kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana, noneho n'abandi bagiye bayibona, ukoreshe ya abandi bayibone, nawe urabukoze umurimo w'Imana nk'uko turi kuwukora gutya, kandi ndabizi ko Imana iraguha umugisha. Ngaho Imana rero nibarinde kandi Imana ibakomeze muri uyu mwanya. Reka muri uyu mwanya duhe umukozi w'Imana karibu, tumwakire ku Muremyi TV. Namwe ntago twabibagirwa, turabakiriye abadukurikira. Imana ibarinde. Reka tumuhe karibu umukozi w'Imana. Yesu nashimwe, turagushoje. Yesu nahimbazwe cyane, turabikirije. Mumeze muti? Tumeze neza. Iminsi myinshi ushize wari wambwiye ko warwaye, sinzi niba ari byo. Ariko ubu turi koroherwa. Muri koroherwa? Yego. Amakuru yo muri iyi minsi se bimeze bite? Cyagishije ari kinini cyatedaho? Cyari gishize ariko ntabwo ari cyane, ariko nubwo twarwaye ariko turimo tunasenga. Yego. Wambwiye ko muri gusenga harya y'iminsi ingana, ari iminsi 3 wambwiye? 3. Iminsi 3? Imana siri kuvuga iki? Muri iyo minsi 3 wasenze, Imana yakubwiraga ngo yavuze ngo iki? Gusa iri kwihanangiriza abantu kuva mu byaha, iri kubihanangiriza iri kubihanangiriza ibabwira ngo nibabwize Imana ukuri, kuko muri iyi minsi abantu ntago bakibwiza Imana ukuri, ahubwo bararangaye, barasinziriye, ariko iri kubinginga kugira ngo bongere babyuke. Bongere babyuke. Yego. Imana rero iguha umugisha cyane. Ubundi se iyo minsi 3 wasenze, hari ukuntu wenda umuntu ajya gusenga iminsi 3 afite gahunda, afite intego? Wenda niba intego nari nyifite, ariko nanone wibuke ko burya kuza hano ubwo ni mbese ubuje kwiyereka isi yose. Nta mpamvu yo kuzajya uza hano utasenze. Tugomba gusenga tukazana ibyo kubabwira twasenze. Yego. Yego. Wenda nakubaza ngo muri iyi minsi ndabizi ko nawe usengera muri ADPR. Muri iyi minsi hari amakuru yo muri ADPR ngo umushumba ngo yagiye, insengero bazifunze. Nk'umukozi w'Imana usenga Imana, amakuru wowe nayahe? Nta makuru ufite Imana yaguhaye yo muri ADPR? Kere ibyo bintu byo kubaza byo muri ADPR nabyo. Yego. Amakuru y'Imana yampaye niyo nzanye. Niyo uzanye. Yego. Turabizi ko ADPR ni iy'umwuka. Sibyo? Ni iy'umwuka ADPR. Iyo urebye ADPR ya mbere yo muri 2000 na ADPR y'icyo gihe ubona bimeze bite? ADPR ya mbere niyo twashigikira. Iyo ubu ngubu byo bimeze bite? Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ntago nabatera amabuye cyane, ariko uko biri kose hari abantu benshi, kandi bajya bavuga ngo umuntu umwe yabaye aho wenda akora ibyaha atukisha abantu benshi. Ntago ari bose rero, haracari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo hasigaye 2,000. 2,000? Sinzi niba byanditswe. Yaratubwiye ngo hasigaye 2,000. Hari n'ikiganiro nasohoye witwa Faustin. Yaratubwiye ngo hasigaye 2,000. Ngo 7,000 ntago bikiriho. Niba ngo icyo gihe hari 2,000 babivuga, ubu ngubu ngo hari 2,000. Icyo gihe hari 7 ariko ubu hari 2,000. Biterwa nuko Imana yari yabimutumye. N'Imana yari yabimutumye, yaraje kubishitsa. Yes. None se wenda muri ADPR iyo urebye, hari igihe kigeze kugera ADPR hazamo ibendera ry'abatinganyi, sibyo? Noneho hazaho gusenya insengero, hazaho n'ibindi byo kugabanya
abashumba, abapasiteri. Wowe ubwawe ubibona gute muri ADPR uko biba bimeze? ADPR y'iki gihe n'iya kera, kuko mvuze ibintu bingahe bitatu, abatinganyi baje muri ADPR n'ibyo ngibyo byo kugabanya, ubibona gute? Gusa nakubwiye ko ntari buze kubivugaho ibintu byinshi, ntago so nanjye nimwe nsengera ariko sindi buze kubivugaho cyane. Burya niba umuyobozi yarabitekereje akumva akwiriye kubikora, yarabikoze. Iri bendera rero umbwiye ntabyo uzi se? Ndabizi ryaraje bararizana mu itorero, ariko nyine mu bigaragara uko umuyobozi yisobanuye ko abarizanyemo n'abatabizi. Yego. Ndabona utashaka kumpa amakuru nyine, wenda birashoboka ko byakunaniye kubivuga, ariko buriya impamvu nabikubajije nuko uri umunyamasengesho, urasenga, birashoboka ko hari amakuru waba ufite avuye ku Mana. Sawa, nta kibazo. Nakubwiye ko amakuru avuye ku Mana niyo ngiye kuvuga muri aka kanya. Rero ibindi urukumbaza ntago nzi byari byo. Yego. Sawa, Imana igumugisha rero mukozi w'Imana, kandi Imana nyine ikurinde muri uyu mwanya. Reka dukomeze na gahunda zacu, wenda ko karakanyuzemo kugira ngo dutegure n'ikiganiro cyacu. Reka nkwe karibu muri uyu mwanya, noneho udusengera Imana, dukomeze n'ijambo ry'Imana, kuko abantu nibyo baba bategereje. Ijambo niryo rizima, ijambo niryo riduhesha ubugingo. Reka tuguhe karibu rero udusengera Imana, n'ubundi dukomeze. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, uri umukozi w'umuhanga, uri uwo kwiringirwa. Tugize umugisha badutumiye ku Muremyi TV. Hanyuma data wa twese uri mu ijuru, reka udushigikire muri uyu mwanya, uturengere, utugire neza, kandi turakwinginze Yesu ngo udufashe kandi udushoboze kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bigere ku Banyarwanda ndetse n'abari inyuma yarwo, abari buze kubyumva ntibice mu gutwi ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bizababera impamba n'urwego bizabageza ku gakiza kawe. Komeza udushigikire rero, kandi utwambike imbaraga, kandi ukomeze kutuvuganira, uduhe imbaraga zo kuguhamya ndetse no kuvuga ibyawe. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu rero. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Dushimiye Imana yabanye natwe, yabaye mu ruhande rwacu. Nkunda kuvuga ngo hari abantu benshi bavuye mu mubiri, ariko twebwe twitabye Imana tukiri bazima. Iryo ni ishimwe rero rikomeye. Hari abantu benshi barimo barira kubera ko hari abatabarutse, ariko dushimiye Yera ko twebwe tuyitabye, tukaba tuje kuvuga Yera tukiri bazima. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanye dusome iri jambo ry'Imana riri muri Luka 11. Turaza gusoma umurongo wa 42 tuze kugeza kuri 44. Reka dufashe gusoma. Luka 11 kangahe? Urahera kuri 42 ugeze kuri 44. Luka 11:42 kugeza kuri 44. Kadusoma ijambo ry'Imana. 42 aravuga ngo ariko muzabona ishyano Bafarisayo kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na nyiragasogereza n'imboga zose. Itonde gatoya, Yesu akugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuze ngo muzabona ishyano Bafarisayo, mwebwe mutanga kimwe mu icumi n'isogi ndetse na nyiragasogereza. Yesu abagirire neza cyane. Abafarisayo ni bande? Abafarisayo ni abantu bumva iby'Imana ndetse bagasobanukirwa nabyo, ariko gushira mu bikorwa ntibibe muri bo. Imana ikugirire neza cyane. Wa mupasiteri we ndetse wa muririmbyi we nawe wa mudiyakoni we, Imana yarakwitegereje usanga warabaye umufarisayo bitewe n'inzira uri kugenderamo muri iyi minsi. Estaya winevo sasedo veria sire mando ya sika. Yesu akugirire neza.
neza, ari kukubwira ngo Estaya winevo sanse doveria sire, wowe umenya koza igikombe inyuma ariko mo imbere ntucoze, bakireba inyuma bagasanga gisa neza ariko mo imbere ari umunuko. Wowe ufite ikibazo, Imana ikugirire neza. Iki ni igihe cyo kwihana, iki ni igihe cyo kwisuzuma mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubwiye ngo ongera wisuzume, wigenzure n'icyo Imana igushakaho. Amen. Mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Ngo mukirengagiza gukiranuka ndetse no gukunda Imana. Abantu benshi murimo murakunda ubutunzi, murakunda inyungu zanyu, ntabwo mugikunda ko kubwiza abantu ukuri. Oya, ahubwo mwebwe murimo muriherezaho. Imana ibagirire neza cyane. Uyu munsi wa none amatorero cyangwa amadini twayiringiraga nk'amatorero y'abanyamwuka, ariko uyu munsi wa none ntabwo bakigenzuza umwuka wera, ahubwo barimo baragenzuza itegeko, barimo barakoresha itegeko. Reka mbabwire ngo Yesu aje kubaranwa namwe. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, ngibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo, ngo nabyo na bya bindi ntimubire, ngo na bya bindi nabyo ntimugire ute, ntimubireke. Muzabona ishyano Abafarisayo, ngo muzabona ishyano Abafarisayo, kuko mukunda intebe z'icyubahiro. Ijambo ry'Imana rirabareze. Ijambo ry'Imana rirababwiye ngo muri gukunda intebe z'ibyubahiro, kandi koko niko bimeze. Yesu abagire neza cyane. Uyu munsi wa none amakorari ntabwo akiyobazwa umwuka wera, ari kuyobazwa itegeko. Uyu munsi wa none niba uri umukene uri muri korari, ntabwo uzaririmba kubera ko nta mafaranga ufite. Iryo ni itegeko. Yesu aje kubaranwa namwe. Yemwe mwa Bafarisayo mwe, Imana iri kubitegereje, isanga mwarabaye abapfapfa, isanga mwaragendeye mu nyungu zanyu, isanga mwaragendeye mu byo mushaka, ariko Yesu aje kubaranwa namwe. Tope Estaya bone sire Gustine vosanse doveria sire. Yesu akugirire neza cyane, ndetse Yesu akwambitse imbaraga. Uhagaze mu buhe mwanya Yesu yagushakiramo akakubona. Imana ikugirire neza. Abantu benshi bahize imihigo, ariko kuyihigura birabananira, ndetse bari kuyifata bakayigerekeranya. Yesu ari gushaka kugira ngo mwongere mwisuzume, mwongere mwisubiremo. Yesu nicyo ashaka, nimukoresha umwuka wera. Tope Estaya bone sire. Yemwe mwa Bafarisayo mwe, reka mbabwire ngo nimukomeza kugendera mu byo mushaka, ingota y'Uwiteka izabarya. Nivusa yemwe abishushanya ku murimo, reka mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwezwa. Haleluya. Ingoni y'Imana ibangukiye abanza kumva. Yesu akugirire neza cyane, ndetse Yesu akwambitse imbaraga. Tope Estase, yewe wa Mufarisayo we, Imana yarakwitegereje isanga uri umufarisayo. Imana yarakwitegereje usanga uri gukoresha inyungu. Yemwe bapasiteri, yemwe badiyakoni, yemwe baririmbyi, reka nibande ku bapasiteri cyane. Reka mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kubana n'abantu bose amahoro. Mwaragiye mubera abantu Estaya winevo sanse doveria sire, ntabwo mukiberera imbuto, ahubwo bari kubabona barangiza bagahunga. Kubera iki? Uyu munsi wa none reka mbabwire ngo Yesu aje kongera kubaranwa namwe. Tope Estaya bone sanse. Reka mbwira abapasiteri ngo ibyanyu bigiye kongera gusubirwamo. Yesu akugirire neza cyane. Reka nongere mbabwire ngo abapasiteri benshi n'abarimu barongeye barirukanwa. Zope Estaya bone sanse Gustine vosanse doveria sire. Kubera iki mwabaye Abafarisayo, ntimwakora ibyo Imana ishaka? Benshi binjira mu murima batanze amafaranga, benshi binjira mu murima kubera ko hari ibyo bari byo baziranye n'ababayobora, ariko Yesu waje gukoresha itegeko. Yesu agufashe cyane, wowe unyumvishe. Tope Estaya bone sire. Imana irababaye, Imana iri kurira, niyo mpamvu igarutse kongera kubaranwa namwe. Ye wa muyobozi we, wa munyemari
kubabaranwa nawe. Imana iri kurira, Yesu asubiye ku musaraba ku bwawe. Reka ngubwire ngo Yesu ari ku musaraba, igisambo kimwe kirangije kibwira Yesu ngo niba uri umwana w'Imana, ngo niwikize natwe ugira ute udukize. Nyamara iki gisambo ntabwo cyari kiyobewe ibyo cyagize ute icyo cyakoze. Ikindi gisambo kibirindutse kiravuga ngo Yesu, twebwe tuzi ibyo twagize ute, tuzi ibyo twakoze, ariko nugera mu bwami uzadusabire. Yemwe nimwongere mupfukame musenge. Iyi ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kwiyeza, ni igihe cyo kwitunganya. Reka mbabwire nk'imvu zirabonetse ari nyinshi cyane. Yesu abagirire neza. Mbese nubona ari wowe utunguwe, benshi bagiye gutungurwa, benshi bagiye gutungurwa n'impanuka, benshi bagiye guhura n'uburwayi butandukanye. Yesu abagirire neza cyane. Reka mbabwire ngo mbese muri ibyo byose ari wowe bigezeho, uramutse uvuye mu mubiri ahari wagira iherezo ryiza. Yesu akugirire neza cyane. Abantu benshi Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo bicaye ku ntebe z'imanza, ngo mbese Yesu yabagize abacamanza ryari. Imana ibagirire neza. Mwabaye abacamanza ryari? Reka mbabwire ngo nimuce imanza, namwe igihe cyo kuzicibwa kigize ute kirageze. Yesu abagirire neza cyane, ndetse Yesu abafashe. Yemwe mw'abafarisayo mwe, yemwe mutanga icya cumi mugatanga amaturo, ariko gukiranuka bikabananira. Imana irababaye, Imana iri kurira ku bwanyu, Imana irashavuye, ifite agahinda. Murarwaye ariko ntabwo muzi ko murwaye. Tope estaya bonesire. Tope estaya winevo sasedo veria sire mando yasika urigrere. Imana ikugirire neza, ndetse Yesu akushigikire. Yesu yongera kugereho, wongera upfukame. Wahaba ari iruhande rw'uburiri, haba ari muri saro, ongera winginga Imana. Fata umuryango wawe, wongere estaya bone. Yesu arashaka kugira ngo wongere uce bugufi. Wabaye umusambanyi, wasambanyije amadini, wabaye umusambanyi mu buryo bw'umubiri, ariko Yesu yarakubonye. Imana ije kubaranwa nawe. Yesu akugirire neza. Komeza. Yego, muzabona ishyano abafarisayo kuko mukunda intebe z'icyubahiro. Muzabona ishyano abafarisayo kuko mukunda intebe z'ibyubahiro. Izo ntebe z'ibyubahiro mukunda, Imana ije kuzibakuraho. Bantu benshi Imana ije kuzibakuraho. Mwongere muje guhinga, mwongere muje gushaka amafaranga. Ikibabaje ni uko mugiye kongera kumena, mukajya mumena abantu ngo Imana irabatumye. Ngo oya, Imana ije kubakura kuri izo ntebe mwicayeho, kubera ko mwayigomeye, kubera ko mwakunze ibyubahiro. Ibyo byubahiro mwakunze Imana ije kubibambura. No kuramukirizwa mu maguriro. Muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro. Birababaje cyane ngo muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bitagaragara. Muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bitagaragara. Reka babwire ngo igituro nticyamenya ko hanyuze, nticyamenya ko hatambutse. Imana ikugirire neza. Gusa kimwe cyo reka nkubwire ngo aho kugira ngo ukomeze gukoza Imana isoni, Imana yagucura ukagenda. Aho kugira ngo ukomeze uyihemukire bene ako kageni, Imana irababaye. Reka nkubwire ngo urayihemukira bikabije, urayihemukira bikomeye. Imana iri kuvuga ngo ingiraje. Tope estaya bone. Imana iraje. Reka ngubwire ngo Imana iraje. Wegeze nawe uje gukina nawe. Yesu akugirire neza. Igihe kirageze, Imana ije gukina nawe. Wa mujura we, wa musambanyi we, wa mwibane we, Imana ije gukina nawe. Mbese nikina nawe bizakubera byiza. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Tope estave. Imana yambwiye ngo hari abantu bacuruje itaranto uko bitari, bacuruje impano,
ariko Yesu aje kubaranwa namwe. Imana ibagirire neza. Imana yavuze ngo mbese ko wahembesheje uzongera gusaba ibindi bihembo bivuye hehe? Imana ikugirire neza. Iyo uhembesheje, iyo ugiye mu kazi ugahembeshanya imbere y'akazi, nawe urumva ko nyiri murima atagomba kugira utakongera kuguhemba kandi warahembesheje. Yesu akugirire neza. Ego 44 ngo muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bitagaragara abantu bakabigendaho batabizi. Ngo muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bitagaragara abantu bakabigendaho batagize ute, batabizi. Yesu agufashe. Nyarukira muri Yeremiya 33. Yeremiya Top estaya bone sire, estaya winevo, sanse doveri ya sire. 33. Yeremiya 33 kuri 13 ndetse kuri B yaho. 13. Yeremiya 33 13. Kuri B yaho. 13. Mu midugudu. Oya. Kuri B yaho. Yeremiya 33. B yaho sendabizi ibyo ngibyo byabe. 33 13 kuri B yaho. Aravuga ngo intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara, niko Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Sinzi nimba wahabonye. Oya ntago nabonye. Uramanuka kuri 12 13 yego. Intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara, niko Uwiteka avuga. Niko Uwiteka kubwiye. Amen. Tope estaya bone eniwa winevo sanse doveri ya sire mando ya sika urigrere. Tope estaya winevo sanse doveri ya sire. Reka nkubwire ngo intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo yongera zibare. Ahari mubazaza gusuzuma azasanga uri intama cyangwa azasanga uri ihene. Nasanga uri ihene azaguhemba, nasanga uri intama azaguhemba. Reka nkubwire ngo buri muntu wese azahembwa ibihembo bikwiranye n'imirimo yagize ute yakoze. Turashoje. Amen. Turashoje. Birashoboka ko waba waciye muri izi nzira, waba uri umufarisayo, waricaye ku cubahiro, uri umupasiteri, uri umudiyakoni, uri umuyobozi runaka, ariko Imana yakubona igasanga warabaye umufarisayo, warahagaze ku cubahiro, igasanga warabaye ihene, igasanga warasayishije. Reka nkubwire ngaho waba uri hose, Yesu akugire neza, wongera uca bugufi. Yesu yongera kubona neza. Yesu yambwiye ngo uko kera mwari mwarahamagawe, uyu munsi wa none siko mukiri. Imana iri kubitegereza igasanga mumeze nk'ibirura. Imana ibafashe kandi Yesu yongera begere, mwongere mucane igicaniro mwamaze kwimura. Tope estaya winevo sanse doveri ya sire mando ya sika. Igicaniro cy'Uwiteka mwamaze kucimura, mwamaze kucimura. Bapasiteri muramara kuyobora abo muyobora, mwarangiza mugafata abo muyobora, mwarangiza mukabwira ati duhurire ahantu runaka, mukajya kubasambanya. Ariko benshi byabo bizagaragara, muzajya ku karubanda. Yesu abagirire neza. Ngo ubushize mwarirukanwe, reka mbabwire ngo noneho igihe kirageze mwisubiramo byo kongera kwirukana abandi. Imana ibagirire neza. Topesta ya bone sire gustine vosanse doveri ya sire mando ya sika. Imana igiye kongera kubateza inzara. Yaciye mu nzira zose zishoboka kugira ngo mukunde mwihane, murabyanga, ariko iragarutse ije kongera kubateza inzara. Heto pestase ije kongera kubateza inzara.
ariko wakwisuzumye ntiwagigwaho n'urubanza. Reka dusenge. Mana data wa twese, Imana igira neza, ijambo ryawe riratubwiye ngo abafarisayo bari bazi amategeko, ariko kuyica bakaba ba mbere barasobanukirwaga, ariko gushira mu bikorwa ntibibe muri bo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti twongeye kubasabira umwuka wera, kandi ijambo ryawe riravuze ngo tope estaya bone eniwa winevo sasedo veriasire etayi bone. Ugiye kongera kuza kurobanura intama mu ihene, izina ryawe rihabwa icubahiro. Komeza ugumane natwe, ugumane n'abantu bumvisha ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe ni umuhigi, ijambo ryawe rirahiga rikavumbura, ijambo ryawe ni inyundo. Topestaya bonesire gustinevo sasedoveria. Komeza udushigikire muri byose, komeza utwambitse imbaraga. Uko niko dusenze twize mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane rero, tanga nimero kugira ngo abagukeneye baguhamagara bagushaka kugira ngo ni 0788 51 34 65. 0788 51 34 65. Murakoze. Imana iguhe umugisha.